waramansuye wait kumansura muri club waramansuye waraperform baradira masura what did you do uko ntabwo nari muzi ko buze urabona ko kugira boyfriend w'umuzungu bimugaza but na boyfriend fit no you can't just forget mother tongue just like that oya ikibazo ntabwo ari boyfriend ni ikibazo ahubwo duhe nk'akantu gato muri rap rap akantu gato cyane mitsi mitanage gitatira cya muhumuza umugara w'intare gishangara cy'izuba cyaduka cy'abagasa ndi umusaza ariko utazasaza reka mbanze mbasuhuze mwe mwese mukurikiye Musaza box muri hirya no hino ku isi impande enye zose z'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndabasuhuje ngira nti amahoro n'imigisha bya Nyagasani bikomeze bibane namwe bibasakareho. Uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera za Musaza box turi kumwe n'umuntu ngira ngo ntago ari ubwa mbere mubonye kuri Musaza box. Musanzwe mumuzi nk'umu actor actinga muri movie ariko uyu munsi bite ni byiza urakeye by the way urakoze wambaye neza cyane thank you mbere ndagira ngo utwibwire mu buryo bwawe. That's easy. Urakoze kugurukundo wanyeretse wamaye umutima nibera umwamikazi mu gituza cyawe niho shaka kwigumira wijeje gukunda kugeza kwiherezo be mubyije ukuri naguhisemo ni mamope ufate hano batwibwire oh baby urungami umutima ye uri igitego nahisemo zakubera umufasha mwiza ukuri umutware mwiza ufate hano batwibyinire oh baby. Wow. Mbega ijwi, mbega imiririmbire, mbega imyandikire. Congratulations. Urakoze. Uzi kuririmba, there is no comment. Ngira ngo ngenda natunguwe cyane n'ubwa mbere nkumvishe mu bintu by'umuziki. Ejo hashize nibwo nabonye akantu kuri status y'umuntu kuri WhatsApp hariho aka video gatoya ka coming soon. Iyo video nkubonamo numvamo n'ijwi ryawe nitegereje neza mbona ni wowe uri kuririmba. Byarantunguye ngiye nkuzi nk'umu acteur w'amafilime nibwo navuze ntireka nkutumire kuri kamera za Musaza box hanyuma uzutubwire biriya bintu ni biki bimeze bite. We biriya bintu ngira ngo ni bisanzwe actually ngira ngo abantu benshi bari bazi ko ndirimba hano na hano ariko ngiye nabitekerejeho usanga ni byiza ko nanjye sohora indirimbo yanjye. Mbere yuko twinjira mu kiganiro neza umaze kutwibwira mu buryo bwawe ngenda kubwiye ngo twibwire mu buryo bwawe ariko ntago nari niteze buriya twibwire amazina yawe stage name. Okay. My stage name is Kadet Sky and my real names it's Jean d'Arc Mahoro. Jean d'Arc Mahoro. Yes. Hanyuma Kadet Sky. Kadet Sky. Ko kari very kari dope cyane ko katurutse kuki. Where normally I am the last born in the family. Okay. So last born is called Kadet. Oh, last born is called Kadet. Yeah. Ni Gifaransa ni Cyongereza? Gifaransa, Kadet ni Gifaransa. Okay. So kubera yuko nkunda izina Kadet. So nahisemo kwa Kadet. Now the sky is the limit. Oh, the sky is the limit. Kadet Sky. So you have no limit in whatever you're doing. Limit, yes. Okay. So that is your stage name. Yeah, it's my okay. Ngira ngo twakwinjira mu kiganiro abantu bakurikiye Musaza box ngira ngo nkuko mumaze kubimenyera tubazanira impano zitandukanye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye bifasha abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse na societe nyarwanda muri rusange.
uyu munsi rero nkuko nakomeje mbibabwira ku bwanjye byantunguye ntabwo nkumenyereye mu muziki aribyo bita upcoming artist mu rurimi rw'icyongereza. So ndagira ngo twinjire mu kiganiro neza utubwire Kadet Sky ibintu by'umuziki, ibintu by'ubuhanzi, ibintu byo kuririmba kuri wowe. Ndabona nturi mukuru cyane, nturi na mutoya cyane. Byatangiye ryari, bijyaje gute, byakujemo gute kugira ngo bimeze bite? Well, kuririmba namye ari ibintu nkunda kubera kera nkiri umwana. Ndumva guhera ni ndamutse mbitekerejeho wasanga guhera mu bwenge bwanjye bwose nzi naririmbaga muri korali nkiri umwana cyane, twasenyaga mu Badventiste. Okay. So naririmbaga muri korali guhera ku bwana bwanjye kugeza ku bukuru bwanjye. Uretse ko nyine igihe cyagezeho kubera gukura mba busy mu buzima bwanjye. So kuririmba nyine uko mu rusengero mbivamo. None wowe na korali ubu je na korali byararangiye, ariko ntago byananirana none kongera kuririmba muri korali ndamutse ngize opportunity kubera ko ndakunda kuririmba uko bisanzwe mu buzima busanzwe nkunda kuririmba. So narabirebye nsanga ndamutse sohoye indirimbo yanjye ntago byaba ari bibi. Byaba ari bibi? Ntago byaba ari bibi kuko byaba ari byiza cyane kurushaho kuko numvishe uzi no kuririmba. Hanyuma mu by'ukuri iriya ndirimbo nabonye ku ka status k'aka video nabonye kuri WhatsApp y'umuntu, ni indirimbo igiye gusohoka, na kantu wari wikoreye mu buryo busanzwe, bimeze bite? Duha amakuru. Oya, ntago ari akantu nari nikoreye mu buryo busanzwe nko gukina, ahubwo ni indirimbo igiye gusohoka yanjye ya mbere. Okay. Mfite n'izindi ndirimbo nyinshi, ariko iriya niyo ya mbere nshaka kuzasohora. Ufite n'izindi ndirimbo nyinshi ariko zitigeze zigera ahagaragara. Ari nayo mpamvu nakubwiye nti mu muziki ntabwo nari nkumenye. We ibintu byose bifite itangiriro ni yes. Okay. Hanyuma iriya ndirimbo yawe yitwa gute? Bayita umwami w'umutima. Umwami w'umutima. Iryo ni ijambo rikomeye cyane, umwami w'umutima. Iryo jambo waritekereje gute? Iryo jambo rero byaturutse kuki kugira ngo iriya ndirimbo yite umwami w'umutima? Iryo jambo nashaka kwandika indirimbo mu cyongereza ngo yite King of My Heart. Okay. So sanga turamutse dushyize King of My Heart mu kinyarwanda no umwami w'umutima. Okay. So wanditse mu cyongereza and then translating mu kinyarwanda. Hanyuma indirimbo ni wowe ubyiyandikira? Ni ngewe uyandikira indirimbo zanjye. Okay, that's good. So uriyandikira melody no uyishakira, byose ni wowe ubyikorera cyane. Hanyuma muri uru rugamba utangiye rw'umuziki, ngira ngo uko nabyumvishije winjiyemo umeze nk'umuntu wari usanzwe bimenyereye, ariko uru rugamba utangiye rw'umuziki wowe urumva wiyumva gute? Ni iyihe ntego yawe? Ese ubyitezemo iki? Umuziki witezeho iki? Ese abantu bakwitezeho iki? Wadusobanurira, wagira ikintu tubwira kuri ibyo bintu? Icyo navuga nuko muri music ngewe ubwa mbere nkuko navuze ko nakundaga kuririmba guhera nkiri mutoya, narabishakaga kuririmba ariko nkaba ntafite courage, numvaga ntashaka kujya gushyira indirimbo zanjye hanze cyangwa se kuririmba to ngo abantu bamenye ko ndirimba, just numvaga nshaka kuririmba hano and there and that's it. Ariko nyuma yaho mbitekerezaho ndavuga ati n'ubundi se ko nkunda kuririmba nta kintu byantwara ndamutse nkoze indirimbo nkayishyira hanze. Ariko ibintu byose bigira obstacles. So nararebye nsanga n'ubundi nindamuka nashyize indirimbo yanjye hanze kubera izo obstacles ntinya, ntabwo nzabura kugira obstacles in life. So ariko nyine ndavuga ati okay, reka nshyire indirimbo yanjye hanze, ibizaba byose I'll take the risk. Okay. So no matter what happens mu buzima bw'umuntu duhura na challenge. Ndabizi ko muri music industry it's not easy.
harimo challenge nyinshi ariko ngira ngo kugeza kuri ubu ngubu nzi icyo shaka I know what I want. Okay. So kuba nzi icyo shaka ntabwo bivuze ntabwo ndumva nta bidashobora kumbuza gukomeza music career nkuko nishaka. Yeah. Okay, urakoze cyane. Hanyuma uravuze ati muri music industry harimo challenge nyinshi, wenda turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma wowe winjiye mu ruganda rw'umuziki, uburyo wowe winjiye mu ruganda rw'umuziki, winjiye mu ruganda rw'umuziki kuko hari abantu bakora umuziki akavuga ati ngewe nkora umuziki kubera ko nkukunda gusa kugira ngo nishimishe, cyangwa se kugira ngo nshimishe umutima wanjye. Hari n'uririmba agakora indirimbo akavuga ati indirimbo yajya ahagaragara itajya ahagaragara nge nta kintu bimbwiye, azirongaza ibyo ndi gukora biri gushimisha umutima wanjye. Wowe ku giti cyawe urimo urabikora kugira ngo wishimishe ku giti cyawe, cyangwa se uri kubikora nko mu buryo uvuga uti this is business, ibi bintu ndi kubikora nka business, cyangwa se ukavuga uti okay reka mbikore kubera yuko iyi ni impano indimo, reka mfate ibindimo mbishyira ahagaragara, that's it. So muri make ufite iyihe ntumbero cyangwa se niki wowe waba witeze ku muziki? Kuri njyewe music ngira ngo ndi kuyikora kubera ko ari talent yanjye. Okay. Kandi nifuza ko talent yanjye nanjye nigeza ku bandi. Okay. Yeah. Abantu family yanjye ziko mfite iyo talent ariko abandi batwana ntabwo bari bazi ko nyifite. Ayo mpamvu nshaka ko nabo bamenya bakayumva. Mbese nshaka ko ibihangano byanjye byishimisha benshi bikanakura abandi ku mutima. Hanyuma ukumva ko ibihangano bya bigakora abantu ku mutima bakabikunda, hanyuma ukumva wowe ubikora nkaho ari akazi. Yes, njye numva mbikora nkaho ari akazi. Ubikora nkaho ari akazi. Yeah, ariko akazi nishimiye. Akazi nishimiye cyane. Kandi ukunze. Yeah, it doesn't matter whether kamemba cyangwa katamemba. Ariko nakazi nishimiye cyane. Burya gukora umuntu ku mutima ntago ari ikintu cyoroshye. Kandi nanone ni byiza gukora umuntu ku mutima. Abantu benshi dufite ibintu byinshi bigiye bitubabaje. So kandi indi music is it's a medicine of the soul. No muti ni umuti wa roho niko twabyita mu kinyarwanda cyiza. Hanyuma ikinyarwanda ko numva gisa nkaho kikugora. Oya, aho byifashe bite iyo ugiye kwandika indirimbo, cyangwa se iyo igitekerezo cyo kwandika indirimbo cyakujemo, cyangwa se inspiration runaka, birakorera kuba wabona amagambo y'ikinyarwanda ukompozamo cyangwa se wandika? Iyo ngiye kwandika indirimbo biterwa n'uburyo nabyutse. Ibyo nabyutse niyumvamo niba nshaka kwandika iyo ndirimbo yanjye numva nayishyira mu kinyarwanda. So nk'iyo ndambanza kwandika story y'iyo ndirimbo y'ikintu nshaka kuvugaho, nkandika story yabyo mu cyongereza kuko aricyo kinyoroheye kwikira. Narangiza nkashaka none kuko nshaka kwishyira mu ndirimbo, nkahiga ya magambo yo mu kinyarwanda nyavana mu cyongereza nyatranslating mu kinyarwanda. So iyo ndi kubikora gutyo nkenera my family members bakansobanurira ngakoresha Google Translate. By the way, wazanaririmba no mu cyongereza nabyo? Ndazifite indirimbo I think zigeze nko muri 3 zo mu cyongereza. Ariko nashatse kubanziriza ku kinyarwanda kubera ko urashaka ko abanyarwanda babanza bakanyumva. Urashaka ko abanyarwanda kwanza urashaka roho z'abanyarwanda zibanze? Yes, zishaka gukora ku mutima w'abanyarwanda. Ku mitima y'abanyarwanda. Yego. Okay, Kadet Sky muri make umukobwa mwiza uhagaze neza. Urambara ukaberwa, urakeye, uragaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Ndabeshye? Uragaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Urabeshye kuko amafaranga ntabwo agira umisuru. Nubwo amafaranga atavuga, ariko ushobora kureba umuntu ukavuga ati aha hantu haranuka umuntu. Oya ntabwo ari. Kadet Sky, uri muntu ki, ukora akazi ki, imibereho yawe byifashe bite, wayihute? Twibutsa n'abantu ko hano Musaza Box ibarizwa hano Cape Town, mu gihugu cya South Africa. Hano muri iki
muri iki gihugu cya South Africa muri mujyi wa Cape Town ubaye hute? Mu mujyi wa Cape Town ndakora muri Self Service Center. Okay. What ibyo ni ibintu bijyanye? It's in a call center. Oh, you work in a call center. Yeah. Okay. So it's not an easy job. I talk a lot on the phone. Yeah, because no matter what happens, you have to work. So. By the way, you are a very nice talker. Okay. Thank you. Niko kazi ukora mu buzima bwa buri munsi. Niko kazi ukora mu buzima bwanjye. Okay. Hanyuma ako kazi ukora mu buzima bwa buri munsi bikakorohera kubifatanya n'umuziki kuko umuziki nawo ntago ndi umunyamuziki sinkora umuziki ntago mbisobanukiye cyane cyangwa ntago mbizi cyane ariko nkurikije uko mbibona umuziki bishobora kuba ari akazi gakomeye bisaba kwandika bisaba gufata uwo mwanya birakorohera kugira ngo bifatanye n'akazi kawe ukora mu buzima bwa buri munsi. We ntago byoroha ariko rero n'ubundi buzima bwa buri munsi ntago ibintu byose byoroshye gusa ngira ngo iyo ushaka ikintu ugira balance. Okay. Yeah, so ndagerageza nka balancing akazi kanjye nkunda akazi kanjye though I love working. So ndagerageza nka kura balance n'akazi kanjye umuziki wanjye nkawujyamo mu gihe mfite umwanya uhagije. Yeah. Okay, yeah, thank you. Ngira ngo ikiganiro duherutse gukora hari ikiganiro nakoranye n'umuhanzi Thierry ngira ngo ushobora kuba umuzi Ngabo Thierry. Yes, no. Iki kibazo ngiye kukubaza nawe narakimubajije. Naramuje ni hano muri Cape Town entertainment hano muri Cape Town especially muri industry ya music uyibona ute ku giti cyawe wowe uyibona ute nk'umuhanzi winjiye muri uru ruganda nk'umuhanzi mushyashya muri aka kazi k'umuziki wowe entertainment hano muri Cape Town uyibona ute? Entertainment hano muri Cape Town ku bantu nkatwe it's very low. Okay. Ntago ushobora no kuvuga ko nta na entertainment hari. Serious? Yes. Okay. Ariyo mpamvu nifuza ko ubwo twebwe nk'abantu turahangaha tugomba kugira uburyo bwose tukabihindura. Yeah, life is too short. So tugomba kubihindura tukagira mbese tukaryoshya ubuzima. Okay. Kubera ko buri munsi tubaho mu buzima muri bitter. But at least we can make it bitter sweet. That's true. So ndabizi ntago ari ibintu byoroshye gukora umuziki uri nahaga muri Cape Town because our life is very difficult. But uko biri kose buryo umuntu ashaka ikintu akigeraho iyo agikoze mu mutima we wose. So ntekereza ko n'abantu bari hanze hariya baduhaye support bakatwencourage bakaduha courage. Oh my God. Twabigeraho twabigeraho neza cyane. So entertainment ikazamuka kandi tukajya no burya entertainment ihuza abantu tukajya no guhura hari n'ibintu byinshi bindi dushobora gukora kugira ngo dutere imbere kandi duteze imbere n'urundi rubyiruko hanze hari. Yeah. Okay. Aho ugereye ahangaha uvuze ati ngiyewe ndi umuhanzi mfite impano iriya video nabonye ishobora kuba ikoze yararangiye ariko itari yasohoka ndibuze no kukubaza n'igihe izasohokera kugira ngo n'abafana ari abakurikiye Musaza Box uraza no kutubwira uburyo bazayibonamo. Aho ugereye ahangaha kuva watangira runo rugendo kugeza uyu munsi. Ni we nk'umuhanzi mushyashya muri aka gakino ni zihe challenge waba umaze guhura nazo ukavuga uti ibi bintu nahuye nabyo bishobora kuba bikomeye cyangwa se bishobora kuba byoroshye se hari byaguciye intege ese byifashe bite kuko ndumva uko mbitekereza bishobora kuba bitoroshye ufite akazi ukora mu buzima bwa buri munsi byifashe bite waduha crew? Mu gukora music yanjye ntabwo byari byoroshye. Yes. Mu gukora music uhura n'ikibazo cya financially because I'm the independent. I suppose myself. Okay. Yeah, so n'ibyo bya financially uhura nabyo. Ariko nkuko nabivuze iyo ushaka ikintu no matter what happens ugishaka n'umutima wawe wose ugomba kugerageza ukakigeraho. Nubwo wahura n'ibigeragezo nk'ibyo nizo challenge nk'izo
ariko kuko ari cyo ushaka urahatana bakukakigeraho so nkuko rero narahatanye bakabigeraho. Okay, numvishe imiririmbire yawe, numvishe imyandikire yawe, Kadet Sky, numvishe ijwi ryawe, uburyo uririmba ufite umufatanyabikorwa mu muziki wawe, not in financial, not in terms of financial, like ufite nk'umujyanama, ufite nk'umuntu ugufasha cyangwa se like because you too perfect. Ubikora ute? Umujyanama burya ni ngombwa, nta mu Kinyarwanda bavuga ko nta muntu wigira umutwe umwe wigira inama yo gusara. Yes, umutwe umwe wigira inama yo gusara. Ubwo rero mfite umwadvisor ungira inama, tugashyira hamwe imitwe myinshi kugira ngo bikavamo iki? Imitwe myinshi muri hamwe bikavamo iki? Imitwe myinshi iyo muyishyize hamwe bivamo iki? Bibyara umusaruro wo gukora indirimbo nziza. Ariko ari nk'umugani, byibura umugani mu Kinyarwanda habaho icyo bita imigani y'imigenurano. Hari umugani w'umugenurano cyangwa se icyo bita imigani migufi. Hari nk'umugani mugufi waba uzi mu Kinyarwanda? Nk'uko ushobora kuvuga ati wenda utaza akaraye ifungwa araza ifu. Nk'uko ushobora kuvuga uti ntandura ivugira ubusa ku musozi. Hari nk'umugani n'umwe waba uzi mu Kinyarwanda? Wait, ushobora kuba mbizi buretse. Okay. Buretse. Okay. Ndawuzi umwe, umwana utumviye se na nyina yumvishe. Wow, that's good. Iyo ubura n'umugani n'umwe. Oya ntabwo nawubura. Hari n'uwundi. Okay. Uwo niba ari akaraye amazina. Akaraye? Amasinde gahinga. Icyizere kiraza amasinde. Okay, nari nguzi, it's just umva nari nguzi ahubwo nuko ntabwo nari nguzi ko uzi. Urabona ko kugira boyfriend w'umuzungu bimugaza? But nta boyfriend mfite. No, you can't just forget mother tongue just like that. Oya, ikibazo ntabwo ari boyfriend, ni ikibazo ahubwo ngira ngo nuko nko ku kazi njya gukora ntaho mpurira n'Abanyarwanda. Okay. Ahantu hose ngena mpura n'Abanyarwanda just here and there, sometime iyo duhuye nkawe n'abandi bantu nkaho. Kandi nabyo duhuye haba hari n'abandi bavanze, tuba tuvanze. So ugasanga rero guhuza indimi uracanganyikiwe. So nuko biba bimeze ariko no big deal. Nkunda Ikinyarwanda. Nonese iyo uri kumwe na boyfriend muteretana mu. Nzuwe boyfriend. Ariko kubica ku ruhande ko numva kubyihunza na boyfriend mfite. Wambaye impeta zingahe ku kaboko? 4. What does it mean? This one says I love me most. Okay. I love me most. I love me most. I love me most. I love me the best. Serious? Okay. Ubwo wumva yumvishije. Twikomereze. Komeza ikiganiro. Hanyuma tugaruke muri entertainment ya hano Cape Town. Wambwiye challenge zishobora kuba zihari, kandi uri ready yo gushyira itafari ryawe ku muziki cyangwa se mu ruganda rw'umuziki hano muri Cape Town. Niki wabwira abafana cyangwa se niki abafana bakwitegaho muri rusange mu bijyanye n'umuziki? Ko urumva ufite akazi ukora mu buzima bwa buri munsi, ugiye no mu muziki, abafana bitega iki? Icyo nabwira abafana banjye nuko no matter what happens nzajya mbari. Ariko ntabwo urabagira.
nagura abagira abafana ariko bazaba bahari ejo bundi just in a minute. Okay. Icyo navuga nuko ntago akazi kanye ntabwo kazambuza gukora music igihe nabishatse ko ngomba gukora music. Igihe navuze ko nababwiye ko ngomba gukora indirimbo nkayishyira hanze nzanye nishyira hanze no matter what happens. Akazi kanye ntabwo ari bene nubwo mba busy ariko nakazi keza. Kazajya kamvangira uburyo nkora byose. Especially ndashaka kubaza akabazo hano muri Cape Town, muri entertainment muri Cape Town, especially mu muziki. Nk'ikintu wowe ujuje guhindura uvuga uti ngiyewe nje guhindura iki n'iki kuko muri music nkuko bivuze harimo challenge nyinshi either mu bahanzi hagati yabo cyangwa se ntago mbizi cyane ariko we niki uvuze uti nje guhindura iki? Icyo nje guhindura nuko nje guhindura ubuzima bwawe amatwara yawe ubuzima bwawe buri munsi nka kumwe uba hari igihe weekend zigera sibyo ugasanga wicaye mu nzu yawe umeze ngo so shaka ko ibyo bihinduka ugasanga wicaye mu nzu yawe umeze ngo babyita gute mu Kinyarwanda? Babyita kwiheba. No, hari ijambo ry'ikinyarwanda riri. Wifashe kwitama. Kwitangira itama. Kwitangira itama. Okay. So ugasanga witangira itama ngwe. Nonge shaka ko icyo gihe uzajya witangira itama uzajya uhita utekereza someone like Kadet Sky. Wakumva indirimbo yiwera. Buriya nta yindi ndirimbo afiteho. Ugatekerezaho ibintu nk'ibyo gashyamo maze ugaseka. So bikaba akanezerwa. Ukanezerwa. Shaka ko abantu banezerwa. Shaka ko buri wese anezerwa akumva ko ubuzima bukomeza. No matter what you are going through, ubuzima buri bukomeza. Okay. So imibanire yawe n'abandi bahanzi hano muri Cape Town yabimeze gute? Sinzi niba wenda hari abo muziranye cyangwa se hari abo mubonana cyangwa se hari abo mukorana uko byagenda kose hari directions wenda ushobora kuba ugenda ukenera ugakenera abantu ugakenera abanzi bagenzi bawe. Imibanire yawe n'abahanzi bagenzi bawe hano muri Cape Town bifashe bite? Ntabwo navuga byinshi kuri byo ariko I am a friendly person. Okay. So they are friendly to me and I'm friendly to them. I mean actually what you give is what you receive. Okay. So by friendly to me and I'm friendly. Nta negative vibe ndabona. Urababona. Hanyuma maze iminsi numva saga cyangwa se ikintu kivugwa yaba ari mu bahanzi hano Cape Town cyangwa se no mu Rwanda muri rusange ko nta kintu cyitwa urukundo ruri hagati y'abahanzi bo bwabo hagati yabo. Icyo kintu hari ikintu waba ukizeho cyangwa hari ikintu waba ugitekerezaho? Ngira ngo nubwo wavuga ngo nta rukundo ruhari nta n'urwango ruhari. Ndumva wavuga ati wenda ni nka competition. It's just competition. Okay. So y'abantu barimo ba competing ntago baba banganye. None se iyo competition wenda bikaza kugenda gute kugira ngo bavuge ngo nta rukundo ruri hagati? Baba bagiraniye amashyari baba byagenze wowe bitekereza gute? Anyway, uracyari mushyashya mu gakino. Maybe I should ask you that question in the other day. Icyo kibazo reka nzakikubaza undi munsi. Umunsi namenyanye nabo ukabona natangiye competition. Watangiye gukora ibitaramo. Ese hari nk'ahantu wari wajya nko mu gitaramo runaka? Nko guperforminga? Except igitaramo nagiranye n'uriya Thierry. About 2 years back I think. Ahandi na performinze but nta muntu wabimenye najyaga performinga ni muri club in Long Street. Long Street. Wow. Never mind that, okay? Never mind that. No. Just know that I did perform there and that's it. Muri club. No kuvuga babyita ku mansura. Wara mansi. Wait. Mansura muri club. Wara mansi, wara perform. But I didn't masura. What did you do? I already sang. Wara performing the jazz no? Yes. Nararimbye gusa n'undi muririmbyi wari uri muririmba for live. Bamwita Eric. Okay. He's from Congo.
and yeah. Okay, iriya ndirimbo igiye gusohoka ikozwe mu yihe njyana? Iriya ndirimbo igiye gusohoka nayita nka Afropop, okay. Yeah. So mu njyana z'umuziki uririmba iyihe njyana? Ni Afropop cyangwa ushobora no kuririmba indi njyana iyo ariyo yose? Afropop, Afrobeat, and rap. Country music. I don't like rap, so I won't rap. You don't like it, but you can do it? No. You can't do it? I won't do it. Ntabwo ushobora kurapa? Ntabwo nabikora. Actually, maybe warapa and then I will just sing for you. Do you have any sample of rap or something? I'm not gonna try that. No. Okay. Otherwise you end up laughing. No, we want that. Duhe nk'akantu gatoya muri rap. Yes. Rap akantu gato cyane. But navuze ko nashaka ko Yo. Okay. No, do it. Oh my god. Yo. No. Do it. Mbazi ibindi but rapping is not my thing. Okay. Imagine me. Okay, iriya ndirimbo wabutubwiye ngo yitwa umwami w'umutima. Igitekerezo cyakujemo gute? Inspiration wayikuye kuki? Ndibuka kuri uwo munsi nabyutse numva afite urukundo rwinshi. Serious? Wumva wakunze cyane? Yes. Okay. Nabyutse numva afite urukundo rwinshi, yes, we numva rwanyuze umutima. Mbitekerezaho nuko nyine sanga n'umwami w'umutima. Sanga uwo mukunzi wa yamubonye. Ya umwami w'umutima. Aha. Okay. Ubwo giti mujisha yumva. Hanyuma Kadet Sky. Yeah. Sky mu buzima busanzwe tubamo bwa buri munsi. Duturanye n'abantu, tubana n'abantu, dukorana n'abantu, uvugana n'abantu, wirirwa mu kazi, wirirwa uganira n'abantu. Ubuzima kuri wowe uburyo bugufashe cyangwa se ubuzima kuri wowe mu buryo kuri iyi si mu buryo ubibona, yaba ari challenge uhura nazo, ibigeragezo, ibyiza ubona, yaba ari amakosa ubona ku bantu, mu by'ukuri muri rusange ndashaka ko ufate mikoro wisanzure uvuga uti njyewe Kadet Sky nk'umu upcoming artist ndumva nshaka kuvugira kuri mikoro iki, ndumva nshaka kugenera message societe nyarwanda cyangwa se umuntu wumva ururimi rw'ikinyarwanda wese ndashaka kumugenera iyi message, ndumva nshaka kuba nagira uwo mpugura, ndumva nshaka kuba nagira uwo nsa n'umutima, ndumva nshaka kuba nagira ongira inama. Muri make ijambo ni ryawe, wisanzure, iyo message nge nyigukeneye, ubwo butumwa nge ndabushaka tubuhe abanyarwanda. Ubutumwa bwanjye bwa mbere naho abanyarwanda nuko tugomba gukundana mu buryo bwose bubaho, nubwo twagira challenge nyinshi cyangwa tukagira ibintu byinshi tutumvikanaho, ariko urukundo rugomba kuba urwa mbere. Ikindi nanone tugomba kubahana. Yes, ntabwo abantu baturana ngo ntibakomana amahembe. Ntazibana amahembe. So ariko ntabwo bivuze ko tugomba guta icyubahiro dufitanye. Yeah. Ikindi kandi nanone nabyira abantu nuko mutagomba guca imanza. Kuko ntabwo uzi ukundi umuntu uyu munsi yiriwe nuko ejo yarameze. Noneho muri iki gihe turiho abantu bagendana ibibazo byinshi mu mitwe yabo. Hari ibintu byinshi abantu nanone dukora tutazi ko twanabikoze. So ntabwo ari byiza kubona mugenzi wawe ngo umucire urubanza utazi ubuzima bwiwe bwa buri munsi. So icyambere nuko no matter what the situation umuntu arimo, mbere yuko umujudging banza wumve story yiwe. So icyo ni mbifuriza no gukundana, mukubahana, mukajudginga next. Bakajudginga bagacimanza gake gashoboka. Yeah. Nta kintu wanenga. But nobody's perfect. Okay. Nobody's perfect. Nta kintu nanenga ku bantu.
do you, be happy. Yes, I forgot to say be happy. No matter what happens, mu bijyo byose uhura nabyo ugomba kwishima. Ugahora useka like me. Ugahora useka, ugahora mbese bajya bavuga ngo urabona abantu banywa urumogi bahora bari high. So for you don't ntabwo ukeneye kunywa urwo rumogi kugira ngo ube high. Be high even if you didn't take any. Don't have to take any drug to be happy. You don't have to take any drug to be happy. Be happy because you was born. Just be normal. Just be normal. Be you, do you, because you're not someone else. Yes, that's the thing. Kadet Sky, no limit. Okay, umwami w'umutima. Iriya ndirimbo nabonye agace gatoya gato cyane, amasegonda make cyane. Nabonye ikoranye ubuhanga yabari mu buryo buri production ntabwo nzi ukuntu babyita. Nabonye kare agace konye. Of course, yeah. So nabonye amashusho yayo ameze neza cyane. Ninde ugufasha muri biriya bintu? Muri production yawe. Who is behind that? To produce my songs or to everything produce together. My video? Ari video, ari indirimbo, is it one person or? It's different people. Okay. Yeah. Okay. So ndagira ngo nibutse abantu bakurikiye Musaza Box. Bari kureba amashusho meza, bari kumva amajwi meza. Musaza Box turashimira umuntu bita YC Creative ku kintu kijyanye n'amashusho niwo bidufashamo. A big up to him, amen. Hanyuma Kadet Sky ndagira ngo tugane ku musozo. Iriya ndirimbo tuyitege ryari? Iriya ndirimbo muyitege kuwa kane. Kuwa kane w'iki cyumweru. Uyu munsi turi kuwa mbere. Kuwa mbere already yarangiye. Kuwa kabiri, kuwa gatatu. It's only one day. Oh. I can't wait. Okay, kuwa kane nibwo indirimbo izasohoka. Hanyuma umuntu wese ukurikiye Musaza Box yayibona he? Umuntu wese ukurikiye Musaza Box indirimbo izasohoka kuri YouTube at first. Ariko izagenda no kuri Spotify. So once igeze kuri Spotify, everyone azaba able kuyibona nabwo nzatanga nzabamenyesha ko yageze kuri Spotify and everybody else will be able to see. Okay, so ufite YouTube channel? Yes, my YouTube channel is called Kadet Sky. Kadet Sky. Kadet Sky, like K? Like you know, Kadet yaba soda. Yeah. Nago shaka ya K ya C because I think it's okay, it's CA. It's K. Oh, K. A. Okay. D. E. T. E. Okay. Space. Sky. Like nk'ikirere. Okay. Hanyuma abakurikiye Musaza Box mwabyumvishe indirimbo izasohoka ku munsi wa kane, harabura umunsi umwe ikazaca kuri channel ya Kadet Sky. Ngira ngo yabibasobanuriye neza cyane. Hanyuma Kadet, do you want to say anything before we end this? What I want to say is that abantu bose bakurikira Musaza Box TV, please support. Okay. Be kind and support, okay? And nanjye mukurikire Kadet Sky. Okay. I love people, so you people also should love me. Obvious. So thank you so much ku bantu bose muri able kubibona mukabisupportinga. Ndabishimiye. Okay, murakoze cyane mwe mwari mukurikiye kino kiganiro. Ndagira ngo mbibutse ko mugomba gukora subscribe, mugasharinga inshuti n'abavandimwe kugira ngo tubashe gusangira ubutumwa bwiza, tubashe gushyigikirana. Mushyigikire uyu upcoming artist cyangwa se uyu muhanzi wacu mushyashya Kadet Sky winjiye mu ruganda rw'umuziki. Turamwishimiye cyane kandi twizere ko urugendo rwe atangiye mu muziki ruzagenda neza. Mugire amahoro n'imigisha bya Nyagasani. Thank you. How long is the